Ndi papa sava. Oya nibyo nakubwiraga. Umuntu udasoma akazapfa ntacyo azi. Ibi bitabo biba birimo ubumenyi. Oya gusoma. Kuki? Mu gitabo ngo haba harimo ibintu byinshi. Inkuru nanjye nkajya nseka ariko inyigisho. Kwambura ntabwo ari ikintu. Uzi umugani nsomyemo wacacana n'urupfu. Wacacana yagize atya asanga urupfu ruragiye inka hariya za Bugesera ngo nibari urwogo rwo niba n'urwabayanga. Asanga urupfu ruragiye iki ruragiyeho inka. Noneho abwira urupfu ati wampaye iyi nka nkajya kwibagira nkirira ko nzakwishyura inka yawe. Urupfu rutifata impfizi ugenda ubagira imwe tupfa kuba uzanyishyura. Urumva sibwo cacana afashe impfizi arayibaza. Amaje kuyibaga arateka ngo agira cyagiye kwihinduza urupfu rute. Baretse nta urya kanjye ataranyishyura. Cacana ati ataranyishyura. Cacana bagize atya abanze ingata akubise inkono ku mutwe itogota diri tari nirundana gihara. Cacana ageze irundana gihara aha mu majyepfo. Aratura arongera aratetse birahiye abavuza umutsima. Agira atya ajya gukoza akase irobe gutya ajya gukoza ngo ambi urupfu rutire gezaho. Ayiwe uwo mutsima ntago wawumira ruba rurahageze. Ruti banzu nyishyure cyane biramuyobera. Arongeye yikora yango nitogota ku mutwe ati ngo usijya noneho dere aramanutse za Mukoto arazamutse Remera y'Abaforongo aramanutse aho ngaho za Burega akubisa hasi mu Muyanza ariburutse za Mutete hejuru aratambitse n'izoko ati ntago size kavuna umuheto. Arongeye aratetse urumva birahiye bigiye gushyura forote ongera unsige. Ayiwe biba biresuranye noneho birafatanye rero ruba ruramukweza rurazunguza cyane arazunguza rugize gutya rumukubise rugiye guhonda hasi. Imana irahagoboka rero musigeho. ariko se ubupfu na mwetiyo nkona kayikubita hazo urupfu rugafata ibyarwo. Imana iti musigeho iti cyacana ngiye kuguha inka ebyiri. Iyo wishyura urupfu niyo worora. Mwumva ko Imana yari imugobotse. Imana imuhaye inka zingahe ebyiri. Cacana nashyikiriye inka ebyiri atari kubundi urupfu ruri kunyiruka inyuma rushoreye inka henga nze ndusige n'inka zanjye. Ashoreye inka dere urwo rupfu noneho ruza noneho rwarubi ruhita rumufata rukupita ahita apfa. Umwenda uzi umwe ariko twaganiriye ubujera bwajye ubuzizi burabutaho. Reka twawugiye mu nkuru njye sinibutse. Nawe sinaguhaye ngo usome. Sinibutse. Oya reka nkuzanire usome kugira wigire irenze igihe cy'umutobo. Sana n'inyweri. Umuntu udasoma aba yarashize rwose. Niko ndimba telefone yanjye uyihawe nande? Oya nari ndimo nerebera utu dushusho turimo. Ari ndese uguhaye uburenganzira. Ufashe telefone ahangaha nta uyiguhaye ukubisamo izo njaba zawe zimeze nk'imihini utangiye gukandakanda. Ninde uguhaye uburenganzira? Hari ikibazo kuyifata gufata telefone yawe hari ikibazo. Uyifata sari uguhaye uburenganzira. Ariko sibyo byaba inyuro nge. Bitaba inyuro iyi telefone. Inyuro nge ntabwo mfite telefone. Ndakubaza iyo bavuze umutungo w'umuntu utavogerwa. Telefone yo ntabwo irimo. Nta mabanga yanjye abitsemo. Sibyo byaba inyuro hari ku buryo waza hano ukicara ahangaha ngiye kuguha ubushera bwanjye ngunywe ibintu byanjye byose ukagenda ujo erega ndagusanga urimo no gusesera mu mashuka yanjye. Nta ugwaye uburenganzira ufite telefone iri hehe? Ariko sugira ngo ntabwo mfite telefone wibwira ko iri hehe? Warinkangisha iyi ntabwo ari telefone. Iyi ni telefone koko arewe iyi ni telefone. Urabona ari iki? Ubusura abona imeze nk'iyi. Urabona bihagaze agaciro kamwe. Iyi telefone urabona ari umunyu ku buryo buri rugo rutunze. Umunyu ikiro kigura ngahe? 200. Ubwo se telefone igura 100 harimo imyunyu ibiro by'ingahe? Ntabwo ari ibiro 500 cya kabiri cya toni wowe. Wowe waterura icya kabiri cya toni ugatangira gukandakanda uko wiboneye. Iyi telefone ntabwo ari umunyu wa buri rugo. Uranyumva neza? Fata
akira ngo ubushera umwe ubundi mujye mumenya guta imyanda aho mweretswe musukura igihugu.